imboro zarebe usanga ihagaze. Noneho wa mudamu nawe kwa ko uba murongoye kikara gitose kiryoshye kandi akaba cyoroshye, yahandi umugabo arongora akamutitondo kakamuryohera. Nongeye kubasuhuza inshuti zanjye nkunda cyane, ni Eva wanyu ugarutse kuba ibiganiro mukunda byabubatse. Akenshi abagabo bajya bagira ikibazo cy'ingo zabo kubera yuko hari abakobwa cyangwa hari abadamu. Buriya tujye kuvuga ku badamu bubatse gusa. Buriya ku badamu bubatse hari ikintu buriya batarasobanukirwaho neza. Buriya hari amasaha umugabo aba akeneyemo kurongora. Iyo umugabo akeneye kurongora, akenshi isaha nziza ni isaha ya nimugoroba avuye ku kazi. Buriya umugabo uko avuye ku kazi ntumuhe igituba neza mu buriri nk'uko bikwiriye, akenshi usanga wa mugore cyangwa wa mugabo akenshi bagira amakengana yuko akenshi wenda umwe yaciye hirya n'undi agaca hino. Amasaha meza rero yo kurongoramo umugore wawe, uzajye ufata umwanya umurongore. Urabona iyo umugabo n'umugore ageze mu buriri, akazi kiwe niho kaba gatangiye. Urabona iyo umugore aryamye abategereza akenshi umugabo wiwe akenshi ko amuha imburuka yuko aba yatekereje igihe ari butahire. Ugasanga wa mugabo rero niho nawe igituba kimuryohera kwa yuko amasaha nimugoroba akenshi buri muntu wese aba afite umwanya uhagije. Iyo umugabo afite umwanya uhagije nta kwirukanka, buri arongora umugore we neza. Iyo arongoye umugore neza, akenshi buri munsi wa mugore yumva atarara imboro. Kuko imboro buriya ni ikintu cyiza ku mudamu wawe, kuko umudamu akunda imboro ya nimugoroba kuba yuko umudamu asinzira neza kandi akagira ibitotsi. Ugasanga wa mudamu aho yicuye atangiye gusa nkaho akora kuri ya mboro, kuko n'ubundi ari imboro yaraye murongoya. Ugasanga arishimye, ugasanga aka mu gitondo kabaye kurushaho. Buriya agaturu ka mu gitondo kararyoha ka saa 10. Urabona aho umugabo yicuriye imboro zarebe usanga ihagaze. Noneho wa mudamu nawe kwa ko uba murongoye kikara gitose kiryoshye kandi akaba cyoroshye, yahandi umugabo arongora akamutitondo kakamuryohera. Amasaha meza ya mu gitondo ni amasaha ya saa 10, saa 12. Ugasanga ka gaturu ka mu gitondo kararangije, ugasanga wa mugore abyuse akirirwana umunezero, na wa mugabo akajya ku kazi akirirwa afite umunezero. Niyo mpamvu rero amasaha meza ari amasaha nababwiye akenshi akunda kuba yaryoshya imibonano mpuzabitsina. Iyo ufite ikibazo cyo kuba utarongora ari amasaha, ntago wakumva uburyohe bw'igituba. Cyangwa hari abadamu nabo badakunda kuba barongorwa mu gitondo, akenshi wenda umufatira umwanya uhagije, ukazamufatira umwanya wenda waruhutse mukirirwana. Buriya hari abadamu bakunda amasaha ya mu gitondo, hari n'abadamu bakunda amasaha ya nimugoroba. Akenshi mukunda kubiganiraho. Iyo ukunze kuganiraho n'umugore wawe, akenshi biba byiza kwa yuko cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina mu buriri kiraryoha kandi mwese kikabaryohera. Iyo mwese mwumva mufite ubushake, iyo burya mufite ubushake, abantu mwese muhurije mu gikorwa kimwe cyo kuba mwabukora imibonano mpuzabitsina, akenshi usanga wa mugore aryoherwa n'umugabo akaryoherwa. Kandi niyo mpamvu akenshi umudamu aba yumva afite ipfunwe yo kuba yavugisha umugabo mu gitondo. Namwe mujye mubatinyura, cyangwa umugore atinyura umugabo nakamusige igituba kiri kumuryaryata, ugasanga yirirwanye umunabi cyangwa yiriwe afite umunezero mukeya. Ujye ugerageza mugore we, utinyuka umugabo wawe umuhindukize, umubwire ati sheri wanjye ntugende nta kintu mariye mu buriri. Iyo utinyutse umugabo wawe ukamubwiza ukuri, nawe akubwiza ukuri. Niyo mpamvu rero mubwira ngo imboro iraryoha mugore we, wo kugira ngo uzajye wumva
akanya gatoya ugasanga murampamagaye murambwiye ngo kuva narongorwa n'umugabo wanjye ngo sinari numva uburyohe bw'imboro, ngo sinari numva ngo uko imera. Oya, wowe tinyuka umugabo wawe umubwira ati njyewe ndayishaka, yime yose kandi uyishyiremo yose nyumve, kugira ngo abishyiremo ituru ya mbere irangire n'ituru ya kabiri, kugera ku buryo wumva nawe uryohewe koko nkawe nk'umudamu na wa mugabo iyo aryohewe natinya kuba yagusaba igituba cya mu gitondo. Igituba cya mu gitondo, icyiza cy'igituba cya mu gitondo gituma umugabo yirirwana umunezero, ntagire irari ryo hirya no hakuno, ugasanga ntago afite impungenge yo kuba yakubwira yuko yaryohewe mu gitondo, ugasanga yiriwe ameze neza, nawe wataha ugasanga kwakiriye neza ku buryo mwongera mukaryoherwa, ugasanga na ka nimugoroba karabaryohera. Niyo mpamvu rero akenshi umugore ukunda guha umugabo we igituba nk'uko bikwiriye, ahari umugabo wese aba atekereza umugabo we kugira ngo atahe kare amurongore kandi aryoherwe. Buriya biba byiza iyo mwese mutinyutse mukajya umwe abaza undi uko biryoshye, uko ari kuyishyiramo, n'undi akabaza undi uko biryoshye, n'undi akamubaza uko biryoshye. Ni kwa kundi usa nkaho mwese muri mu gikorwa kimwe mugahuza uburyohe hamwe, ugasanga mugiye gukora ibintu mwese mubyishimiye. Buriya kurongorwa ni ibintu biba ku mugore, ni ibintu biba kuri mudamu wese, kandi umugore yubatse kandi aba akeneye imboro ya buri munsi. Ntabwo ari kwa kundi usanga umugabo yima umugore we imboro. Wenda hari abatabibona buri munsi bitewe n'akazi wenda umugabo akora, ariko iyo kwa kundi no kugira ngo ubyisetingemo, ahubwo wowe uteguza umugabo, umara kumuteguza mugafata umwanya uhagije, wa mugabo mukajya ahantu cyangwa mukajya mu cyumba cyabigenewe, ugasanga arakurongoye uko ubishaka kandi nabwo ukishima nta kibazo. Buriya icyiza cy'umugabo urongora umugore we aramukunda kandi akuramutekereza akanamwubaha. Ntago hazamo inonganya kwa yuko burya wa mugore y'umurongoye ntamahane aragabanyuka, basanga n'ibitekerezo bibi, no kurwara umutwe, no kurwara umugongo, no kurwara mu kiziba cy'inda, kuba hirwa muremererwa, ugasanga byose biragabanyutse. Nicyo cyiza rero cyo kurongorwa uko bishatse cyangwa uko bitekereje. Ubwo turongera mu kanya. Ikibazo muba mufite turabizi neza ko mubitugezaho, tuzajya tubagezaho ikiganiro uko bishoboka cyangwa uko bikwiriye, kwa yuko muba mwabidusabye tubahe inama uko muzajya mubigenza mu masaha yo kurongorwamo, amasaha meza. Twababwiye yuko ari amasaha nimugoroba yo guteramo akabariro, n'amasaha mu gitondo mu rukerera saa 10. Sawa, ciao ciao.